Ndi papa SAVA. Abantu bangaye. Urumva narebye nsanga amaze kuza 23 yego. Nawe wavuyeho? Ko biri kose nabaze nsanga ari 40 nabwo hasigaye 17. 17. Mana yanjye. Saya nagatona. Telefone yawe kuri yananiye. Ngiye gusohoka ndetse Ariko nanjye ibintu byo ndi nyine reka tugume hamwe tubikore. Birakoreka. Reba amasaha ageze. Tekirizi. Birakoreka. Burimo kwiga. Namagara bandi? Yego mabwire ibigo. Bon, itsinda ririmo Ramazani na Sasa. Ramazani na Sasa. Aba judge mwiriwe neza cyane. Kuko muduhamagaye rero Sasa ni njyewe nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Ramazani. Yes. Tukaba turi itsinda rero twahurijwe kuri iyi script. Tukaba tugiye gukina episode ya 4 scene ya 9. Ni scene yo gutera. Scene ya 9. Yes. Ramazani nande? Na Sasa. Episode ya 4 scene ya 9. Okay. Twatangira? Uretse gatoya ugende gake. Okay. Episode ya 4 scene ya 9. Murahagana hehe? Turahagana hehe? Turimo tugiye gukina episode igendanye n'umusore wakundanaga n'umukobwa ageze igihe cyo kumuterera ivi. Uvuga ngo mugiye gutera ivi. Yego. Episode ya 4 scene ya 9. Okay. Ngira ngo rero ko byanditse hari ahantu harimo akaririmbo nyine gatuje. Twebwe mugiye kudukinira iyo script. Mwarepese. Okay. Mwarepese. Mikro niyo ngiyo. Mwebwe mugiye kudukinira iyo scene. Urumva harimo akaririmbo gatuje ariko nta radio twitwaje. Mugiye kudukinira iyo scene. Mikro ni. Mubuce ko mikora ari iyo. Sasa mukobwa mwiza nkunda cyane. Ya kubera igihe kirekire tumaranye rero ndashaka kuko ikimenyetso cy'urukundo rudasaza kugira ngo tuzabyare hungo na kobwa. Yego. Wow! Ndabyemeye cyane rwose. Kandi ndagukunda cyane. Niyemeje no kuzakurerera abana. Chef Ramazani. Hano ntabwo twaje kurikina video. Turi muri studio twaje gusoma theater. Ibyo bintu niwe wabihimbye mujye gukina. Ni byanditse hano. None se byanditse ko mutari kubisoma. Kutari kubisoma. Harimo gutera ivi. Tugiye gukina theatre yo gutera ivi. Ntabwo twebwe tuzaba turi kubareba muri radio. Tuzaba turi kuyumva n'amatwi, mwebwe mwayikinye kuri radio. Hanyuma bajya gutangira abantu bose mwabahaye. Twabasobanuriye yuko dukeneye amajwi yanyu, ntabwo twebwe dukeneye ibyo gutera amavi. Ibyo bazanye nibyiki. Ikindi murimo murakina mugahunga mikro. Ntabwo turi kubumva amajwi. Murumva umutekinisiye uri inyuma arimo kubumva. Bababwira amabwiriza. Byari byanditse ariko. Ramazani. Turemeranya namwe ko ari byanditse. Hakozwe script irandikwa. Niyo mugiye kudusomera muyikine. Iyi nzoga niyo kugira gute? Nyine niyo gushimira umukunzi wanjye. Nubera kwanditse ngo banywe inzoga. None murafundura ingiyi. Indabo. Narwo ndumuhereza. Twese tuzaba turureba muri radio. Umva gatoya. Ramazani na Sasa. Mwe mugiye gatoya turaza kubabwira ibyanyu. Bigeze bababwira amabwiriza mbere. Ni ibintu dukeneye kumva mu matwi. Tukumva ko wariteye mu ijwi, tukumva ko iyo nzoga mugiye kuyinywa mu ijwi. Nizo ndabyo byo. Nizo nabo tukazumva mu ijwi. Reka mwe mugiye ku ruhande gatoya haza abantu. Nta kibazo. Kandi mwakoze. Reka ducunguze uburyo umwete Nabayakinye ibyanditse. Ni ibyanditse ariko rwose. Amabwiriza radiophonique suko bigenda. Abandi ni muze. Manu ari inyuma. Arimo korohereza abantu
kumva neza script kumenya ngo niki dukeneye yasobanuye yabahaye amabwiriza nababwiye ko ibintu byose twabasobanuye buri kintu cyose okay bon itsinda ririmo kashkash arari kashkashi na uwo twahaye script bakinana ninde umudamu Suzana. Okay. Ugukomeza no kwibutsa ko bafite iminota ine. Okay, sawa. ariko ntabwo ikwiye kumenya ibindi Hari ababyumva twari twababonye bari kuza bakagira. Kashkashi na Suzana. Mufite episode ya kangahe sene ya kangahe? Ya kane sene ya karindwi. Episode ya kane sene ya karindwi. Twongere tubibutse ko gukina ari iminota itarenze 4. Niyo maximum. Kuri iyo sene. Episode ya kane sene ya karindwi. Muragana hehe? Ni umurwayi ugiye kwivuza kwa muganga. Umurwayi ugiye kwivuza kwa muganga. Yego. Okay, tugende. Mwiriwe neza muga. Muganga ati yego wiriwe. Urabona nafashwe mbabara mu nda, umutwe, umugongo, ariko ikinzonze cyane ni umuriro. Muganga aseka amureba mu maso amubaza ngo wafashwe ute? Wafashwe ute? Ngeza n'igihe nkumva nkacibwamo. Mbese njya kuri toilette kenshi gashoboka. Muganga aramureba amukoraho. Bababwiye ko twaje gukina ikinamico. Sicyo cyabaza? Hano muri studio mwaje gukora casting. Mwaje gukina ikinamico. Ntabwo mwaje kwiga ikinamico. Nukuyikina sukuyisoma. Kirumvikanye? Mutangire. Nani mpamvu. Ikindi mwegereza izo mapuro mikrofone n'amaso yanyu tugendeye kubareba. Mwarepese. Iyo sene mwayisomye? Yego. Tugende none. Kashkash iyo sene wayisomye? Kosora amakosa yose. Barakoze. Ubwo bayisomye nawe bagiye hanze. Ubwo bayisomye. Oya reka basubiremo. Mugire Kashka mwayisomye neza? Mwayisomye neza. No kuvuga ngo ibanga ririmo aho ngaho. Kina ibyo banditse, wikina ibyo ugiye gukora. Sibyo? Niba muganga muganga seka oya ntacyo reka tugire unakibazo. Oya ahubwo ntimurenze ibintu. Niba muganga bavuze ngo araseka aseke ntagire gute ntaso baratinza abandi reka. Ubise oya nta okay. Oya Kashka kimeze neza. Ngaho mutangire iminota 2 n'igice. Mutangire. Muga mwiriwe neza. Muganga aramureba araseka agira ati yego mwiriwe. Muga nafashwe no murakoze. Sawa nta kibazo. Nabikoze neza. Ariko urabona ko umuntu umuterenze neza yabimenya kandi yabikora neza kuko muzi ijwi rye nakura kuntu ubona ko nyine afite mwumvise ijwi rye narikunze ibande bakurikiyeho ntacyo nyine abandi bazihari ni bande basigaye. Itsinda rikurikiye uretse hari abandi bagihari. Okay, Kirimbuzi arahari? Nagarukane na Suzana. Kirimbuzi na Suzana. Mwaho. Neza. Ameze neza Kirimbuzi. Suzana ameze neza? Bon, ngira ngo impamvu Kirimbuzi tujye kumukinisha nawe nuko twagira ngo umufashe hari agasene na umujye gukinana ngira ngo warubonye urupapuro rwanyu. Ubwo episode ya kangahe? Ya kane. Sene ya gatanu. Sene ya karindwi. Okay. Kane sene oya niba guhindurira akiri ngiye bari muhera.
nta script baguhaye kirimbuzi oya nta kibazo arega ntabwo tuzagira umubanzi ngiya umubanzi yo ngiyo hanyuma se we monsieur ko nta script ufite bimeze gute oya ngiye ndayifite ifite mu mutwe nayinyweye nayigotomeye ndayifite nayinyweye Uziko ko nta script afite bayimpaye wayimuhaye hano hanze mpita nyigotomera nyifite hano in my head episode ya 4 sene ya 5 ndayifite urayifite mu mutwe karindwi nari misema yuko bakina 5 episode ya 4 sene ya 5 niyo nguyu yari yasomye oya nta kibazo mwatwemereye tukabikora biroroshye okay ngaho twagiye kirimbo twagiye mutangire mukoresha iminota mike cyane ya 5 ngiye mfite 4 karindwi oya reka tujye ubwo baguhe mama yandi kane 5 niyo yakirimbuze 4 5 okay ugiye gukina 4 ufasha kirimbuzi urafasha kirimbuzi kirimbo wowe script yawe rero ndayifite bifite hehe mu mutwe urayifite mu mutwe ariko nta kibazo nayibobinye rwose okay oya nta kibazo okay muri hehe muri mu rugo turi mu rugo mu rugo wewe okay mutangire nesijije niko mada iyi basi unega ni gatike kandi nzakubona izuba rirenze ahari mwiriwe neza mugabo mwiza twirirwa iki iyi basi uyitega hano ikirirwa hano ikagira urume hano ibi ni gatike kandi mada ibi narabyumvisha uzanyica si ubwa mbere mbyumvishe hanyuma we mugabo gukina uboroka gusa biri mu mutwe ndumva bidafite logique ariko nta kibazo reka twumve ijwi nta kibazo kandi uba ufite ijwi ryiza icyangombwa ari logique ikintu tuzareba gusa n'ijwi cyangwa ni capacité yo guhuza ibyo usoma na mikoro n'ibikoro nitumuha sene 50 azaziboroka oya umva harya mufite 4 zana babahiye kambahe 4 karindwi hereza na mugenzi wawe kane kangahe 4 karindwi 4 karindwi yawe wagiye he kwa muganga okay aho twagiye action muganga mwiriwe neza mu rugo rwanjye ntibishoboka ukantega ibase gutya ikirwa hano nkayisitara akaba yenze kuncamana amambere ntabwo wari unyishe ubu ntabwo bigaragara umva we kirimbuzi uri gusoma ibyo ukuye he ufite iyihe sene soma ufite sene kangahe sene 4 soma neza iyo twaguhaye 4 niyo ufite 4 wowe ufite 4 karindwi bose mbahaye 4 karindwi soma neza wowe ufite kangahe 4 karindwi soma rero ibyo muze rero ibyo muri gusoma rero I'm sorry wagiye yego twagiye I'm sorry judge muganga mwiriwe neza mu rugo rwanjye koko mu rugo rwanjye bene aka kageni ukaba ugiye kunyica si ubwa mbere mbyumvisha ushaka kunyica ukansitaza ku ibase yiriwe hano ibase yirwa mu marembo wirwa mu rugo ute kandi wewe wirirwanye nka gatonda urume amanywa ikayirirwa nka ngiye guca ugiye kunyica si ubwa mbere mbyumva mada urabona muganga ukuntu nafashwe mu nda handya umugongo umutwe ariko ikinzonze cyane ni umuriro mwinshi ukabije umva mbese maze uko cyabaye ubu se iyi base yagiye kwirwa hano utiriwe mu rugo mva mbese muri uru rugo rwanjye ukigira gutya ubu ngubu wowe uba muzima koko mata njyewe narakuyobewe rwose unarashatse kirimbo rekeraho mwakoze ako murabizi ko tutari gukina mwakoze sibyo yego ariko ugira urwara amaso mu buzima busanzwe uri muzima normal nta kibazo okay mwe mugiye ku ruhande sawa ntacyo murakoze mwe mugiye ku ruhande gato harya wowe witwa Suzanne bigiye kirimbo mwe mugiye ku ruhande gato nanjye kirimbuzi bigiye kirimbo ugiye ku ruhande gato
Ok. Merci, Judge. Bon travail. Bo uretse nuza arahari arahari umwanya wawe kirimbuze Madudu arahari nande wowe utsinda wundi muri kumwe ninde Simon arahari okay mutambuke tugere vuba mwire neza Simon nande yego mufite sene kangahe kane sene ya munani episode ya kane sene ya munani we script yawe irihe script yawe irihe sori nayitije umuntu hariya ndayifotora mvuga ati naha nabirebera nta kibazo nta kibazo ku ikoranabuhanga niba ubasha kurebera muri telefone ni sawa innovation humeka mugenzi wawe yitwa nde Anitwa Madudu. humeka murakoze mwagiye mufite iminota ire mugireho tugiye kubakinira agakino kitwa nzakunezeza mpaka ese Simoni yaba agiye kunezeza mu buhe buryo Madudu ariko wibuke ko atari we wayanditse ntabwo rero wayanditse rero turabizi ibyo byanditse we soma script twaguhaye mikoro n'ingi se sheri aha hantu wahabonye gute umva nari mbizi neza n'ubundi kuzanezeza hano nahakunze cyane umva njyewe ubundi nasezeranye nawe ko nzakunezeza pe umva nahakunze cyane ariko sheri waretse sinakubwiye ngo ureke gukomeza kuntera amazi ko kuburagira ngo ntayi natuse kandi naje kugushimisha humura n'ibyiza uracyabibona ni byinshi umva nta kibazo ko nawe uri kuntera isoni ntabwo urimo urareba ukuntu abantu bari niyo barekera hariya murekera aho rwose ibyo ni perfect now inde wowe witwa Simon wowe witwa uza kandi urimo kubura ni ukuvuga utiruka just slow down akanabifinga ibintu uri kuvuga bikure mu gituza bikubemo ufite amajwi meza y'abajeni bari kuri mikoro neza cyane pe okay ndaza kubaza umutekinisiye ariko aba vraiment aba Madudu na Simon kabisa ariko buriya hari undi nabonye nanjye ubikoze neza ariko we mugiye ku ruhande kandi kuhaje uri kubakinisha muri gahunda y'urukundo kati purusa ndagaruka ariko kuri kirimbuzi uriya kirimbuzi yitwaye neza kirimbuzi hari akantu yashyizemo hari akantu tumane dukonfirime daboro ninde muntu tubona ko yatsinze kirimbuzi igenda ntabwo bishoboka kirimbuzi afite amanota 20 yo kuba yaje kirimbuzi yakoze harya si bo barabanyuma kirimbuzi niba yakinnye yasinze niba yakinnye arwaye sinzi icyo turakugerageza rero mvuga ko mugiye kugenda mutara amanota yakomeza umusore urumva umusore kwa boss ndakashiri reka tuyateranye neza turebe binyuze mu mukiro turaguha resultat aha ikintu kiriho ni iki ngiki Simoni na Madudu umva amabwiza ukuri niyo twakwirebesha ku mpande gute barabizi kandi barashoboye reka tubashyira ku ruhande ahantu pembeni ntawamenya babona tunabakeneye no mu bindi bihe sibyo ikindi umuntu bita kashi ni bene wa boss twarera amafaranga oya reka nkwereke kashi twamureka tugafata muza ukavuga yuko twaguraguje tugafata kirimbuzi tukavuga ko twamugura kashi turamwemeje niwe wagize gute watsinze hanyuma uwitwa Ramazani uwitwa Sasa uwitwa Suzana turabaha amatike yabo ya 2 bigerere mu rugo iwabo amazi yo ndumva bayabonye muri vestiaire ndumva nta kindi narenzaho nka dafi ubwo mwabyemeje murahamagara abantu mubagezeho imyanzuro yego groupe ya kano kanya rero nizere ko muri hamwe kandi muri hafi mwazana imbere yacu
Ramazani Sasa, Kashkash, Suzana, Kirimbuzi Simoni Madudu, muri kwiyumvaho muri? Mubanguke ducunguze uburyo umwese. Hafi. Tubasaba mwigira udukaro tubiri. Kirimbuzi aho rwose. Mu ka gatatu Kashka. Uko? Rero turabashimiye buri wese yakoze ku giti cye. Mwakoze, bamwe mwagerageje, abandi mwatsinze, abandi ntabwo biraza neza ariko twizere ko ubutaha wenda bizakunda. Nabagira ngo rero mbabwire umuntu wabashe gutsinda cyangwa se guhiga abandi. Tugendeye ku manota uwahize abandi bose ni Kashkash. Ubakurikiye ni Simone na Madudu. Abandi rero muratwihanganira ariko muraca kwa comptable abahetikiye ibihumbi 2 hanyuma mutahe kandi mwakoze cyane. Ngo possible tsindwa nte ugeze wiyumva mu bo batangaje batsinze rero turagize Degedege nshuti yanjye umva mwana wa mama ndagira ngo aho hambere nakubwiye jewe wimvugisha amagambo menshi ndi mu kazi. Niba ufite amafaranga yazane, niba nta mafaranga ufite ngo inushanwe n'abandi nk'abandi bose. Degede ntabwo ndi umwana mana yohereye umbwira ariya ngo amatama agira ati amatama sanaga ntasabire nk'igisiga zana amafaranga ajye mu kazi. akira ubikore nk'inshuti kandi njye ntabwo nakorera amafaranga ubwo tubinarangiye. have enda wena enda umufuragiro urahagije inshuti yanjye genda uhambira. Reka nkubwire rero niba uzi ko ushaka akazi ongera amafaranga ibintu kugira ngo nguhaye nzahembwa. Uzi ko nanze umuntu ushaka 180, uzi ko 180 nayanze, uzi ko nayanze. Ngiye ngomba gukora ibintu bigaca mu mucyo. Niba udashaka twara amafaranga urabinyuzamo munyorosho buretse aya ngaya nayanjye sawa. Zana yundi turi kumwe, zana ya diaspora. atekete uburi inshuti ko subirana amafaranga y'igende. erega ibi bintu ndabikunze Ngewe ndabikunze ndagira ngo mbyinjiremo nanjye. Uzi gusoma nge ncara bavuge bati dore umuntu wa radiophonique. Uzi gusoma babibona mu ishusho. Uzi gusoma? Ntabwo nzi gusoma ariko ako ngako se nk'umuntu mukuru nabona kararara mwese ko ngiye kugushyira mu bintu. ndabyihingamo kararara kaje. Nereza amafaranga akira uzanya ko gusoma. Dore rero ugomba kujya kuri mikoro, ntujye ku ruhande, urajyaho. Numara kugera kuri mikoro ngiye kukoherereza iki ibyo uri bukine. Wiyaminiye wowe uhagere wite ku bintu gusa nge nkubwire. Bifokasingeho urangiza ubimbaza. Henri Dorate. Oya reka ibintu by'ibifaransa bidashinga. Wowe gusa ukurikiza amabwiriza nkubwire. Urupapuro ngusoma turi inyuma. Akira inshuti yanjye. Oya buretse nge mu kazi. Uhambere. Fuara. Ariko genda baha akazi munkorera akazi marangiza mukajya gufata amafaranga ndi. Ubundi mbabaze Kashkash we yatsinze ate? Kashkash yatsinze ate? Yereka mba Kashkash ibintu yavugaga byari bihuye. Oya urumva twabonye ko ntabwo ari uko nkora. Niba mwanitwaje ngo wenda umugore wanjye bafite icyo bapfana muri proje yanjye no. Nazafata amafaranga nkayamuha cyangwa nkayaha umugore akayamuha ariko muri proje yanjye no. Abo niboneye naba ngaba Simone na Madudu, abandi munyure muri comptabilité. Okay. Genda muvugane. Genda muvugane. Tuvugane iki ntabwo ubona ko imodoka yabuze icyapa. Genda muvugane. Umugozi wacitse w'ibintu n'ibyanyu. Namwe ni kontura agasanga mwese mwari mu murongo. Oya natwe tuzagarutse kuri izina ry'Imana yo mu ijuru natwe tugiye twitandukanyije nawe twitandukanyije nawe digisi dukorana nawe oya sokana uziko bakurikiranye mwajyana mweka musohoke mujye ntabwo twari turi kumwe nawe digisi turiye mu macika kumvikana. Ntabwo wacika Kumvikana arose kuri kumfima kandi turi mu byumvikana. umufimi biki. Tujyane nyine gusubiza ibyaha. Tujyane nyine gusubiza ibyaha.
Manude shakira bawunsa zana. Manude shakira bawunsa.